n'ineza yawe mwami turabigushimiye cyane kandi uduhaye umugisha ugeretse ku yindi yose mwami umugisha wo kuboneka imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twumve ijambo ryawe kugira ngo twumve Mana bagushima kubw'imirimo n'ibitangaza wabakoreye kugira ngo twumve indirimbo ziguhimbaza imitima yacu irushaho kugubwa neza kandi kugira ngo imitima yacu irusheho kukwegera Mana urakoze kubw'ubu buntu tugiriye urakoze kubw'iyi neza utugiriye icyubahiro n'ikibi cyawe ubyumve mwami dufatikanyije na bene data bamaze kugushimira Uwiteka wagize neza mirimo wakoze turayigushimiye Mana natwe twese tutabumbuye umunwa suko utatugiriye neza Uwiteka ntitubura kukubona amanywa nijoro utugirira neza utwiyere kubana natwe ariko ubyumve Mana hamwe na bene data batuje iminwa yabo ibyo wakoze mwami natwe dufatanyije nabo kugushima hamwe n'ibyo ukomeza kudukorera twese hamwe cyubahiro n'ikibi cyawe uri umukozi w'umuhanga urakora kandi ukabigaragaza uri Imana nyamana n'umwanya mwiza rero tugiye kwinjiramo kumva ijambo ryawe mwami turakwinginze ngo ubane natwe muri uyu mwanya duhe guturiza imbere yawe uduhe kumva no kumenya no gusobanukirwa icyo ushaka ko tumenya mu izina rya Yesu Kristo uturinde ibirangaza byatuma tutumva ngo dusobanukirwe uturinde mwami kirogoya yose buri wese aho yicajwe no kumva ijambo ryawe buri wese ahari mwami ategeye amatwi ijambo ashaka gutegera amatwi ijambo ryawe ari muri iri teraniro yumve amenye kandi asobanukirwe icyo ushaka kuvugana n'umutima we mukozi wawe turamusengeye ubane nawe Mana akubera akanwa wivuganire n'ubwoko bwawe ntabari we mwami ni koko dusanzwe tumuzi yewe twagiye tumwumva n'ahantu hatandukanye avuga ibitandukanye ariko uyu mwanya kuko turi imbere yawe Mana dutegereje kumva wowe ntago dushaka kumva ibiturutse muri we kuko ntacyo byatumarira ariko tuzi neza mwami ko wowe ubasha kuvugana n'imitima yacu igahumurizwa ubasha kuvugisha imitima yacu igakomera muri uru rugendo tukakira izindi mbaraga nshya mwami tukakira undi munezero udasanzwe tukarushaho kuba amahoro tukagubwa neza kuko nta kibi kiguturukaho Mana oh haleluya Mana natwe rero mwami Yesu turagushimye yuko ubyemeye kandi n'ukuri wabyemehereye kera kose kuko wadusezeranyije kujya ubana natwe mu gihe duteranye mu izina rya Yesu urakoze kuko ugiye gukoresha umukozi wawe urakoze kuko ugiye kubana n'imitima yacu yose cyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe none n'iteka ryose amen amena karibu Olivier Yesu aguhe umugisha Yesu ashimwe cyane niba munyumva mugire mutya turebe Yesu aduhana umugisha rero nezejwe n'Imana mu mutima wanjye kuko uyu mwanya tugiye kuganira amagambo yayo ni iby'igiciro kinini cyane kuvuga amagambo y'Imana cyane cyane iyo tuyavuga aturi ku mutima burya hari ibintu biva mu bwenge bw'umuntu hakaba n'ibindi biva mu mutima we burya iyo uvuganye n'umutima biba byiza kurushaho ndashimira Imana rero ko tugiye kuganira amagambo andi ku mutima hashize igihe kinini nyibwira hashize igihe kinini nyatekerezaho kandi numva ari amagambo dukwiriye gufatanya mu gihe cya none ni amagambo naha umutwe ugira uti nkwiye cyangwa se umukristo akwiye kwitwara ate mu kigeragezo haleluya nkwiye cyangwa se umukristo akwiriye kwitwara ate mu kigeragezo mu minsi ya none hariho inyigisho zigenda zitandukana bizajya naho mwumva yuko hari umuntu ushobora kugira icyo akavuga ngo nta mukristo wo kugeragezwa nyamara igihari kimwe ni uko Imana yemera ko abantu bayo bageragezwa ikigeragezo ntabwo ari icyo abadakijijwe
ikigeragezo ntabwo ari icyo abantu batubaha Imana, ahubwo ikigeragezo, itangazo ry'iki gitondo ni ukuvuga ngo ni umunzani umuntu ahagararaho kugira ngo hagaragare uburemere cyangwa se ireme ry'urukundo akundanye n'Imana ye, kugira ngo hagaragare ikigero nyacyo njyewe se cyangwa wowe dukunze Imana yacu. Si uko Imana yacu yananirwa kudutabara au début y'ikigeragezo, ni ukuri irashoboye ku buryo kitaranaza yabasha kukidukiza, ariko hariho impamvu ibyemera tukakijyamo. Hari umuntu ushobora kukimaramo amasaha, hari ushobora kukimaramo umunsi, hari ushobora kukimaramo amezi, hari n'uwo Bibiliya itwereka ko yakimazemo imyaka 38. Imana rero ijya idufasha cyane. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana, ni amagambo turasoma menshi, ariko mu by'ukuri aragenda yerekeje kuvuga ngo mbese nkwiriye cyangwa se ukwiriye cyangwa se muri rusange umukristo, umuntu w'Imana akwiriye kwitwara ate mu kigeragezo. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa mu bice byawo 16 ku murongo wa 23 kugera ku murongo wa 26. Niho gambere turi butangirire. Ibi byakozwe n'intumwa ibice 16 ku murongo wa 23 kugera ku 26. Haranditse ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu yabo ya bose iradohoka. Yesu ashimwe cyane. Umwanditsi yaravuze ngo nugamburura mu gihe cy'amakuba, ngo kugambirira kwawe ngo kuzaba kubaye imfabusa. Byose bijya gutangira byamenyekanye no kwa Satani yuko hariho umugambi nafashe cyangwa se hariho umugambi wafashe. Uwo mugambi wari wo kubaha Imana, uwo mugambi wari wo kugenda werekeje ku bugingo buhoraho. Kandi mu by'ukuri ukimara gufata uwo mugambi, wari wiyemeje kuva mu gihugu kimwe werekeza mu kindi gihugu. Wari wiyemeje kuva mu bwami bwa Satani wemeza kwerekeza mu bwami bw'Imana. Wari wiyemeje kureka ingeso mbi z'abatubaha Imana, wiyemeje gufata ingeso z'abubaha Imana, ari byo abantu bamwe bita ngo ni ukwera imbuto. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe uwo mugambi tukimara kuwufata, ibwami bw'ikuzimu cyangwa se kwa Satani ntabwo babyishimiye. Niyo mpamvu mu buryo bwose cyangwa se mu buryo butari bumwe, Satani ajya agambirira, akavuga ngo bene uyu muntu wagambiriye kuncika akava mu bwami bwanjye akerekeza mu bwami bwo mu ijuru, wiriye kumugarura. Uwo ni Satani ujya ugambira n'abadayimoni. Ariko ku rundi ruhande, Imana nayo iyo umaze kugambirira gutyo, nayo yiyemeza kugushyigikira. Yesu ashimwe cyane. Kugushyigikira kw'Imana biratangaje. Kugushyigikira kw'Imana ni ukongera imbaraga z'umutima. Kugushyigikira kw'Imana ni ukukongerera ubwenge, ni ukukongerera imbaraga ziguhesha gukiranuka. Aha ngaha nagira ngo nce akarongo gatoya. Dukwiriye kureba ibintu mu bundi buryo. Dukwiriye kureba ibintu mu bundi buryo, ntiturebere umuntu ngo ahawe umugisha kubw'ubutunzi kanaka afite. Ntiturebere umugisha w'Imana muri position sociale umuntu agezeho, ahubwo tukareba umugisha w'Imana itanze ku muntu wayo,
tukawurebera mu gukiranuka no mu kubaha Imana uwo muntu agezeho. Imana ishimwe cyane. Umuntu uhawe amafaranga mu gihe cya none, umuntu uhawe navuga ngo umuntu uhawe une bonne position sociale, tumutandukanye n'umuntu uhawe umugisha. Kuko ibyo bibiri mvuze ntabwo ari byo byerekeje umuntu mu bugingo buhoraho, ahubwo kenshi na kenshi iba imwe mu nzira Satani anyuramo amugerageza. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo kubaha Imana tukayubaha ibintu bidahari, kubaha Imana tukayubaha ibintu bihari, kubaha Imana ari ku manywa kandi kubaha Imana tukayubaha ari nijoro, kubaha Imana tukayubaha ari mu mucyo kandi kubaha Imana tukayubaha ari mu mvura. Ibyo bintu ni by'Imana yishimye. Yesu ashimwe cyane. Aha mu magambo y'Imana dusomye ni ibyakozwe n'intumwa, dusangamo abagabo babiri. Abo bagabo babiri bari bamaze iminsi bari mu murimo w'Imana, nuko bagera mu mudugudu umwe bavuga ubutumwa bwiza. Muri icyo gihe bavugaga ubutumwa bwiza ngo umujyi wose uravurungana, ngo ndetse batangira kuvuga bati aba bantu badukanye ingeso, aba bantu badukanye inyigisho z'inzaduka zituma imibereho y'umujyi wacu bivurungana. Mubore gato na mfite gripe ntoya ariko turakomeje. Nuko ngo muri uwo mujyi Pawulo na Sila bagitangaza ubutumwa bwiza, hari abantu batangiye kujya bakira umwami Yesu, bakiyemeza guhindukira, bakiyemeza kuva mu byaha, bakiyemeza kujya mu gakiza. Abacamanza cyangwa se abayobozi b'uwo mujyi bo babonaga ibintu kundi, babonye ibi bintu nk'ibyo kurwanya gahunda zisanzwe ziriho. Niyo mpamvu bavuze bati aba bantu bakwiye gushyirwa mu nzu z'imbohe. Ariko nanone ngo kugira ngo ibintu bigende ukundi, hari umuntu ujya mu nzu y'imbohe. Uyu munsi hadutse ibintu bita ngo ni uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Uramutse ufunze umuntu, ibyo amahanga menshi arabyemera n'amategeko mpuzamahanga arabyemera, ariko ngo kirazira gukora ikintu bita ngo torture. Hari umuntu ufunga warangiza ukamukorera torture, mu by'ukuri uba umubabaje kabiri. Ariko nubwo amahame y'isi avuga ngo torture zirabujijwe, Satani we niyo ntwaro yitwaza yo kugira ngo adukorere torture. Satani yitwaza iyo ntwaro akadufunga kandi akadukorera torture. Nagira ngo mbabwire yuko ikigeragezo duhagararamo, Satani aba yifuza ko tubabara, tukababara kabiri. Mbere yo kudushyira mu nzu y'imbohe aramanza akatubabaza. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Reka ndumva napfukama kugira ngo tuganire neza, ndumva ari byo byiza. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Muri make Satani aradufata akamanza akadushinyagurira. Kudushinyagurira ni intego ya mbere kugira ngo atwambure ikintu bita ibyiringiro. Yamaze kutwambura ibyiringiro, tukabasha cyangwa se akabasha kubidukuraho, icyo nicyo kintu cya mbere adushoboza. Aradushorera akatujyana akadushyira ahantu bita nko mu kazitiro cyangwa se muri prison, ahantu umuntu agenda akagera mu kintu bita kwiheba. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Aba bantu baciriye Pawulo na Sila urubanza, barabanje barabacunaguza, babakatira urubanza, barabakubita kugira ngo bababaze, barangije basa babashyira babasunikira mu gihome. Mu gihe cya none navuga ngo Satani aramanza akagushegesha, akakwambura ibyiringiro, yarangiza akajya kugufungira ahantu bita mu bwihebe, arakwizora neza. Hari umuntu umwe wambwiye ngo intare yihiga igira strategy, iramanza ikivuga cyane ku buryo niba ari ishyo ry'inyamaswa irimo guhigamo, tuvuge niba ari imboga ihiga, ku buryo ibasha kwizora imwe muri za nyamaswa ikaba ari igira target. Imana ijya idutabara cyane. Satani araza agahiga
akataka umutima w'umukristo cyangwa se akataka umutima w'itsinda ry'abakristo, akataka umuryango cyangwa se akataka umwe mu bagize umuryango, ashobora guca mu mwana, ashobora guca mu mugabo, ashobora no guca mu mugore, yarangiza kwataka umutima, yamaze kuwizora aguplasa ahantu bita mu bwihere. Imana yo mu ijuru itabare cyane. Ariko nk'uko natangiye mvuga, nkwiye kwifata ne mu kigeragezo. Bitangira ari ugushaka kunyaga ibyiringiro, bikarangira ugiye mu gihome. Izo ntambwe uko ari ebyiri mvuze zashyitse kuri aba bagabo, ndabishyira mu buryo bw'umwuka ko ibi byabaye byari bifatika. Uru rubanza rwarabaye rwitabirwa n'abantu, rumaze kwitabirwa n'abantu banzura ko abantu bamanza gukubitwa kugira ngo bababare, nibarangiza ngo basunikiye mu nzu z'imbohe. Bageze no mu nzu z'imbohe ntabwo bafunzwe mu buryo busanzwe, torture yarakomeje, ngo barabagenda bashyira mu mbago. Mu gihe cya none wenda reka mbaho urugero rutoya, hari abantu bazi nako twese ndabona turi abanyarwanda twumva amakuru yo mu Rwanda. Reka dufatire ku gihano cyitwa ngo gufungwa. Hari ugufungwa ukagenda ukajya muri gereza, ariko n'akandi kantu bita ngo ni ugufungwa ngo by'umwihariko. Imana idutabare. Ni ukuvuga ngo muri gereza harimo ahandi hantu ujya bakakwizora bakagushyira ahantu hawe wenyine. Turagendanye uko nako wenda Satani ajya bitugenzerezaho, akanyizora cyangwa se akabasha kukuizora, yarangiza akagushyira ahantu rwose ubwiye bizagufata, akagushyira mu mwihariko. Imana idutabara. Izi ntambwe zabaye kuri Pawulo na Sila. Barafunzwe, bageze mu nzu y'imbohe, bagerekwa ngo gushyirwa mu mbago, ukwabo kwa bonyine. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Maze iminsi ndi kwiga ijambo, rikambwira ngo ntabwo riri muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ntabwo ari ikinya. Ikinya ni ikintu ngo batera umuntu fonction zimwe na zimwe zo kumva ububabare zigakurwaho, bakabasha kumubaga cyangwa se kumukorera operation kanaka ngo atakibabara. Ariko hari ikindi kintu, ijambo ry'Imana burya ni umuti. Ijambo ry'Imana burya ni umutabazi. Ijambo ry'Imana burya ni umurengezi. Ntabwo ari siyasa cyangwa se ngibi ibintu bimeze nk'uburyo bwo kurembarembya umuntu ngo mu ngorane zawe nkajya ngira gutya nkabwira ni Violette ihangane. Nyamara mu by'ukuri kumubwira ngo ihangane ni nko kuvuga ngo nagende yihangana apfa buhoro. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ryo gukora bene ibyo bintu. Hari abantu turikoresha dutyo tubwira abantu ngo ihangane, Imana irabizi, humura, Imana irabizi. Nibyo koko Imana irabizi, ariko ibyo ngibyo bigereranywa n'ikinya. None se Imana ko ibizi yabikoraho iki? Imana idutabare cyane. Ngo nimubwire abantu ibyururutse imitima. Haleluya. Mubwire abantu ibyururutse imitima, ariko nanone mubabwire ngo ku Yerusalemu habohowe. Haleluya. Mutangariza abantu ibyururutse imitima nibyo koko. Komera, Imana irabizi. Ariko nanone ngo mubabwire yuko i Yerusalemu habohowe. Haleluya. Nuko noneho nikomereze kuri ijambo rya Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe. Bakigera muri iyo nzu y'imbohe babaye nkawe, baba nkanjye. Imana idutabare cyane. Ntabwo uwo mwanya bakigeramo bahise batangira kuririmba, nta nubwo bakinjiramo uwo mwanya bahise batangira gusenga. Imana idutabare cyane. Ahubwo bigereka yuko nyuma y'urubanza, nyuma yo kujya mu nzu y'imbohe, ngo babahaye welcome mu nzu y'imbohe, bagira n'umwanya wo kubaplasa mu mbago. Aba bagabo bari bakiri mu gahinda, bibaza ibibaho. Bari barabonye ibirema bikira, bari barabonye indwara zikira, ibice 16 turumva hari ibice byinshi bigaragara ko umurimo w'Imana waratangiye gukoreka. Bamarakanya agahinda nikabaherana, bibuka ibyiringiro. Haleluya.
bibuka ibyiringiro, batangira kwibuka Imana, batangira kuyibuka neza. Pawulo akagira ati akongorera Sirasi akamubwira ati Sirasi, ibuka bya bindi twahuye nabyo. Amen. Bakomeza kwibukiranya, burya kwibukiranya ijambo ry'Imana, kwibukiranya amashimwe, kwibukiranya ubuhamya bw'Imana ikomeye, birimo intangiriro zo kunesha. Umwe akagira icyo akavuga, undi akamwikiriza, umwe akagira icyo akavuga, akavuga ubuhamya, undi akamwikiriza, akamwibutsa ko bataguye, akamwibutsa yuko mu gihe bahuye n'amakuba umwe akabatabara, akabibutsa bakagenda bibukiranya. Dawidi ageze muri cya gikombe agiye guhura na Goliyati, nawe atangira yibuka gakeya avuga ngo ngo ni ukuri uyu mugabo arimo aratuka Imana yacu, ngo ariko ngo Imana yacu ngo ibasha kumudukiza. Akayibuka neza ukuntu igiye ibasha gukiza, ikamukiza amenyo y'intare, ikamwibutsa yuko yamukijije idubu, ikagenda imwibutsa ibintu bitandukanye. Arangira aramubwira ngo umva, ngo ibyo ngibyo uri gukora waduteye mu izina ry'Imana zawe, ngo ariko natwe dufite Imana yacu, ngo uyu munsi tutakwereka yuko ari Imana ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Pawulo na Sila nabo batangira bibukiranya, umwe yibutsa undi, ubuhamya bugenda bugwira rimwe, ijambo rimwe kurindi, ngo bigeze nijoro noneho ubuhamya buragwira. Haleluya. Ubuhamya bumaze kugwira haturuka indirimbo. Imana ishimwe cyane. Eske nabaza nti iki kintu kigitangira, imbohe zamenye ko Pawulo na Sila baje muri iyo gereza? Igisubizo navuga ngo ni oya, kuko izindi mbohe zari zango zakira izindi mbohe, ariko kuri iyi nshuro bakiriye abagabo badasanzwe. Kuri iyi nshuro bakiriye imbohe zidasanzwe, bumva aho mu cyimbo cy'umubabaro ndetse muri burundu y'umwihariko muri kakasho, bumva hatangiye kubamo ikintu kiba ngo Mwami Imana yacu ndagushimiye kuko no muri iyi gereza naho ujya uhagera. Amen. Nuko bibaye ku murongo, uko bibaye ku murongo nkaba numva amen, ariko ndagira ngo mbabwire ngo kwibukiranya imirimo y'Imana bibasha gutangira kuba itangiro ryo kunesha Satani. Amen, amen, amen rwose. Nuko ngo baribukiranya, indirimbo itangira kuza, batangiye baririmba gahoro gahoro. Hari amafilime ndeba filime, hari filime nagiye ndeba nkabona abantu rimwe na rimwe bavuga muri prison basakuza, abandi bagahita basakuza ukumva habaye umuvurungano muri gereza. Ntekereza ko ari nka gutyo niko byimagina yuko byatangiye bigenda. Ufite ikibazo gikomeye yakumva baririmbye akavuga ariko mwacitse ko muri kutumena amatwi. Imana idutabara. Ufite ikibazo niba yarafite ikibazo cy'ubukene akumva Pawulo na Sila wenda nakanyuzemo nibyo ndi gutekereza, ntabwo aribyo byabaye hariya. Wenda waba ufite ikibazo cy'ubukene ukumva mvuga ngo Imana ikiza ubukene, watangira usakuriza ngo ubwo bukene n'ubuzi ko ntabwo uhagaze mu bwanjye, ugatangira uvuga ati ubwawe bwari bworoshye kurenza ubwanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko wenda hirya aho ngaho hari undi wenda wari ugoswe n'ikindi kigeragezo wenda cyo kutabyara, akumva Pawulo na Sila ngo ya Mana twasengeye kwa Kanaka ikamuha umwana, wakumva ngo byihorere wenda ngo yaramaze amezi 5, ngo ngiye maze imyaka 10 narabona umwana, ukuvuga ngo ceceke byawe nubizi. Ariko ngo batangiye kwibukiranya no guhana bene ubwo buhamya, umwe agakora kugeragezo cy'undi, bakumva imirimo y'Imana igenda yegerana, umugenda wegera undi, ngo haba umuvurungano mwinshi cyane. Burya hari igihe kigera mu ijuru nabo bakavuga bati ukuguhamya si ukubusa. Yewe Yesu we, bakavuga bati ukuguhamya si ukubusa, hakwiye kubaho intemwe oculaire, intemwe uzavuga ngo Imana ibi bintu guhamya kwahamije kwa ari ukuri, nkwiye gushyiraho kashi. Bagitangira kuririmba abagabo rero humvikanye ikindi kintu kitagisanzwe. Haleluya. Ngo nuko ngo hatangira kubaho igishyitsi, ngo kigatitira, wa wundi wari mu bukene ngakumva ngo ariko ngaba bagabo bashaka kuvuga ibintu bizima. Haleluya. Ngo ko kuririmba kwagendaga kwegera ukundi, abantu baririmba bamwe begera abandi, ngo niko kubohoka kwagiye gutangira kuboneka. Haleluya. Ngo mu gicuku cy'ijoro, ni ukuvuga ngo ntabwo byabaye ako kanya. Imana ishimwe cyane. Buhoro ngo igishyitsi kiranyeganyega, noneho ngo abantu bose barabohoka.
witegereje neza Imana yaje ije gutabara umugabo witwa Pawulo na Sila. Yari ije rwose ze kubereka yuko guhamya kwabo kwabaye ukukuri. Yari ije kubahamiriza yuko mu kigeragezo bitwaye neza. Yari ije kubahamiriza ibereka yuko ari Imana yabo kandi ko itazabakoza isoni. Nasomye mu gitabo cy'umugenzi ahantu mu gikombe cyitwa mucisha bugufi, ahantu Apoloni yahuye na Mukristo. Yaramubwiye ngo ariko ngo kundatira ngo ugiye kuri uwo mwami wawe, ngo kuko ntigeze kubona ngo uwo mwami ava aho ari ngo atabare abantu bamwiringiye bageze mu makuba. Ngo ariko ngo dore ari Apoloni uri kubivuga, ngo dore ngo ngewe ngo abanjye ngo njya bakirisha n'ikinyoma, ngo abanjye nyafite uburyo bwo kubakirisha ngo mu manyanga atandukanye. Ngo ariko ngo uwo mwami wawe we ngo ntabwo arava aho ari ngo azabakize. Nuko Mukristo agira ijambo rikomeye yanesheje, numva riranejeje. Aravuga ngo urabizi ngo yewe Apoloni we ngo icyatumye ngo atava aho ari ngo abasange ngo kwari ukugira ngo berekane neza urukundo wamukunze. Yesu ashimwe. Buriya impamvu Imana itagutabaye ku munota wa mbere igeragezo gitangiye, impamvu yemeye ko situation mpagazemo cyangwa se situation uhagazemo imara igihe runaka, ni ukugira ngo iyo Mana yerekane neza 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 ku kigero gikwiriye urukundo no kwihangana wayikunze. Umuririmbyi aravuga ngo mureke kwihangana ngo no kwizera ngo bigaragaze ngo imirimo yako. Imana ishimwe cyane. Ndamusuhuje Sironi, hari Imana imumugisha. Urumva icyatumye Imana itantabara, icyatumye itagutabara ku munota wa mbere, ngo kwari ukugira ngo werekane neza umurimo w'urukundo ukunze Imana yawe. Nuko ngo bararimba kubohoka kwabo na babandi bose bari babakikije babyungukiyemo. Imana ishimwe cyane. Kubohoka kwawe mu kigeragezo cyawe, kunesha kwawe ku munsi mubi mu kigeragezo cyawe, haleluya, ton entourage izabyungukiramo. Ton entourage izabyungukiramo, kandi buriya nta murimo w'Imana utagira inyungu. Nibyo koko ni umurimo w'ubuntu, ariko inyungu y'Imana muri ibyo bintu ni ukuganya ubugingo bw'abantu bayo. Kuko ukurikije neza iki gice twasomye aha ngaha, usanga mu murongo wa 28 29 umuyobozi w'inzu y'imbohe nawe yagize ikibazo. Aravuga ngo aba bantu ko babohowe nari nababoshye baranyica noneho. Aravuga ati ibi bintu byabaye ni ibiki? Arasanga Pawulo na Sila arababwira ngo, baravuga ati wikwigirira nabi, ntiwiyahure, twese turacyahari. Abantu b'Imana ntabwo bajya bacika gereza. Abantu b'Imana iyo bagiye mu geragezo bakivamo bemye kandi rwose badafite, ntabwo bajya bagira pani yawe. Hari umuntu ugira gutya akiremera akayira kugira ngo asohoke mu geragezo. Abantu b'Imana siko bigenda. Niba uzasohoka mu geragezo, Imana izakigusohoramo kandi wemye. Murambabarira gatoya, ariko ndagira ngo bamenyeshe yuko iyo uzasohoka mu geragezo, Imana ntabwo igucira pani yawe. Imana izagusohora mu geragezo ku buryo bukwiriye, ku buryo n'abantu bose bazabwirana ngo iyi ni ya Mana yabikoze. Imana ishimwe cyane. Nuko noneho bamaze gusohokamo, umuyobozi w'inzu y'imbohe ngo yabatizanyirijwe uwo munsi nyine mu rukerera rwa cya gicuku cyo kubohoka kw'ababandi, ngo we nabo mu nzu ye bose barabatijwe, bemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo. Kuko inyungu y'Imana ni ugukiza abantu bayo. Inyungu y'Imana, igitangaza cy'Imana ni ukugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo mbamenyeshe rwose yuko buri Imana ntabwo yibagiwe ko dutuye mu isi. Ntabwo yabyibagiwe. Imana ntabwo yabyibagiwe. Hari umukozi w'Imana umwe witwa Zigira Inshuti yaravuze ngo Imana ngo cyagiye ngo izadushimira yuko ngo twakirijwe intanga mu isi aho ibyaha bikorerwa. Hari ahantu uzatambuka Imana ikakugirira umuntu ukarenga igeragezo, ku buryo rwose niwatanga ubuhamya cyangwa se abantu nibabibona bazavuga ngo iyi niyo ya Mana igira ikora, nanjye ndayiringiye. Ku buryo ubuhamya watanga cyangwa se umuntu wabibona azavuga ngo bene Imana igitabara. Hari umwami witwa Nebukadineza avuze ngo nta yindi Mana igikiza bene aka kageni. Yesu ashimwe cyane. Iryo ni ijambo rya mbere ngiye ngo mbabwire. Umuntu w'Imana
akwiye kwitwara ate mu gihe cyo kugeragezwa? Umuntu w'Imana akwiriye kwitwara ate mu gihe cyo kugeragezwa? Icya mbere ni ukwihangana. Niba Satani yaranyaze ibyiringiro, ikintu gikurikiyeho cyihutirwa cyane ni ugushaka buryo ki umuntu yongera kugarukana ibyiringiro. Iyo umaze kugarukana ibyiringiro, wongera gushakisha mu buhamya bwa kera. Berutse kuganira amagambo y'Imana avuga ngo ufite impamvu cyangwa se mfite impamvu zirenga imwe zo gutuma niringira Imana. Buriya abantu babakoresha, ndababona hariya abantu babakoresha, iyo ugiye guha umukozi akazi, uramanza ukitonda ukajya no muri CV. Wabona umukozi afite CV iringaniye neza n'ibyo ushaka, ukavuga ngo uyu ndamutoranya mu bandi muhereza ako kazi. Mu by'ukuri uba utangiye kumushyiramo, kumwizera yuko akazi uzamushinga azagakora neza. Natwe rero dufite impamvu zirenga imwe zatuma twiringira Imana hejuru y'ikigeragezo kidukubye. Urebye neza muri CV y'Imana, ukitegereza neza muri CV y'Imana, ushobora gusanga ikintu kigukubye, ikintu kirimo kikugerageza, Imana yarigeze kubona igisubizo cyacyo dans le passé. Haleluya. Niba bimeze bityo, ikaba ari nk'inzara wenda, ikaba se cyangwa bubaye ubushomeri, ikaba se ari ikibazo runaka, Imana idutabare cyane. Ugiye muri CV yanditse mu Baheburayo igice cya 11, wasanga muri make nta muntu n'umwe Imana yakoreye ibintu byenda kumera nk'ibyo byawe biguhangayikishije. None se niba Imana ibifitemo uburambe, sifite inyungu mu kuyiringira, kuko izabisohoza. Zaburi arandika mu bice 37 aravuga ngo ikoreze Uwiteka Imana urugendo rwawe, ngo hanyuma noneho ngo umwiringire, ngo kuko nawe hanyuma azabisohoza. Haleluya. Uwo ni Dawidi wamaze kubivuga, kuko yararebye asanga neza mu byo ahura nabyo hari ibyo Imana yageze gukemura. Haleluya. Buriya twavuga ngo hari ibintu byitwa ngo immigration ni ikintu cyagihangayikisha abantu benshi. Ubwo ndavuga wenda ndabonamo bene data bakiri mu Rwanda, ariko immigration nabo barabizi, barabyumva. Kujya mu bintu bya immigration biragora, ariko notre Dieu c'est un Dieu qui est capable yo kubenisa abantu mu bintu bya immigration. Ugiye neza mu itangiriro uhabona umugabo witwa Aburahamu. Niwe muntu muri biri ugaragara bwa mbere Imana igira mu bintu bya immigration, ikamubwira ngo yewe Aburahamu we, ngo haguruka uve iwanyu ugende, ngo ngewe nzakugabira ahantu nzakujyana. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri haratangiye urugendo rwa immigration ruzafata generation et generation, ariko uko Imana yabivuze, il a béni les descendants d'Abraham. None se niba turi muri ibi bihugu, niba hari bene data bari muri doko bavuye aho bari kugira Imana ibasha kubaha izo gakondo, ibyo ni ibyo mwisi. Ubu se nagira iki kibazo niba Imana si ubwa mbere igiriye neza abayimigara? Tugiye neza tukasanga Yosefu mu Egiputa yagiye ari imbohe, yagiye ari umuntu uciriritse usuzuguritse, bagugwa amafaranga 20. Reka mbivuge mu mafaranga. Mu Egiputa abantu bamuguze bamuranguye amafaranga 20. Bivuze amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga ibiceri 20 byo bamuranguye. Baragenda baracuruza, yageze ari umuntu udafite ijambo. Ariko notre Dieu ni Imana y'aba immigrant. Irabyibuka yuko Yosefu ageze mu Egiputa, irazira hamusanga, ikagitera abantu kurota. Haleluya. Ikagitera abantu kurota kugira ngo itangire igende icakagira gahoro gahoro. Yosefu yikomeje ku Mana ye cyane, arangije kuyikomezaho Imana iramuzamura. Ni inkuru ndende ntari busubiremo, ariko nagira ngo mbabwire yuko ari ikibazo ufite impamvu zo kwiringira Imana niba ari mu bintu bya immigration. Ese ni ku ntambara,
intambara runaka imana niyo itarwanya intambara kandi ngo ineshereze ubwoko bwayo. Nkigeze mwumva umuntu ujya ku ntambara agiye kurwana n'abantu bafite amacumu, agiye kurwana n'abantu bitwaje ingabo, agiye kurwana n'ingabo nyinshi akitwaza ikintu cy'ikibindi. Imana ifite uburyo yarwana intambara ikanesha abanzi bawe utanabimenye. Wigeze wumva imbuha z'ibintu biguteye binagutera ubwoba biraguhahamura, ariko bukeye ntiwamenye uko byagenze kuko byatsindiwe hirya iyo ngiyo utamenye. Imana ishimwe cyane. Abantu bakugejeje inkuru z'uko Satani aguteye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wumva biragukubye, wumva umutima wawe urahamutse, wumva amavara akomanganye, wumva intege mu maguru zishizemo, ariko bukeye ubura izo ntambara. Ese zarwanywe zite? Ahari Uwiteka Imana niyo yaba yarakoresha bitwaje ibindi bagahangana n'ibyo ngibyo bikarinda birangira utamenya uko zarwanya, kuko Uwiteka Imana ari Imana irwanya intambara. Umuririmbyi umwe aravuga ngo Yesu ngo ni nyiri intambara, ngo Yesu ni nyiri intambara, ngo hamagara nyiri intambara wenyine, ngo kuko niwe wenyine wamenya kuzirwana. Ikibazo kiraba ngo mbese nitwara nte mu gihe cyo kugeragezwa? Imana itobare cyane. Tuvuze iby'inzara, twasanga apartir y'ibintu bidafatika, amafi 2 n'imikati 5 ngo bishobora guhaza abagabo 5,000, ngo hatabariwemo abagore n'abana. Tuvuge niba muri iryo teraniro harimo abagabo bikuri 3 bazanye abagore babo, wenda muri couple harimo abafite abana, wasanga abantu bari ibintu barigeze no ku 10,000. Imana ishimwe cyane. Ni ibintu bitasobanukira ubwenge bw'umuntu, ariko mu mibare y'Imana, Imana ibasha gutungisha umuntu ikamumara inzara mu busabusa ikamutunga. Ukareba ibiciro by'ibintu byazamutse, ukareba salary zawe zitari gukuvura amafacture, ukibaza uko bizagenda, nyamara au bout du compte ugasanga umaze gukiranukira Imana wayihaye ibyayo harimo ibisaga, kuko amafatana amaze kugabura nako amafi 2 n'imigati 5 imaze kugaburirwa, ngo hasigaye n'ibindi. Imana ishimwe cyane. Umuntu akuba Imana muri bikeye nyamara bigasaguka, suko byari byinshi, ariko Imana ifite ukuntu yabigenje. Imana ishimwe cyane. Noneho hari n'indi jambo ngira ngo uremeshe, ushobora no kuvuga ngo iki kibazo cyanjye ngo ni ubuhamya bushyashya, nta unumvise, nta muntu nigeze kumva na bene iki kibazo, nta n'impamvu rwose umutima wanjye uracitse. Ariko ndagira ngo dusome amagambo ari muri Yesaya ibice 43 ku murongo wa 18 na 19. Reka tuhasome muri Yesaya, nsabe Violeta hansomere kugira ngo nduwe gato kuduva ijwi riri kugenda gahoro. 43 ku murongo wa 18 na 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 43 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19 haranditse ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha inzira mu kidaturwa. Amen. Amen. Nuko noneho ndavuga ni Uwiteka Imana aravuga ati, niba wihebye ukaba wumva ibintu byawe ari bishasha nta n'undi muntu wumva wabigiriwe, humura, Imana yacu irabishoboye. Yegera Yesaya iramubwira ngo dore ubu ngubu ndarema ikintu gishya, ngo kandi icyo kintu ngo kigiye kwaduka. Haleluya. Donc ni ikintu cy'isordi commun kidasanzwe gihari. Ku kibazo cyawe kidasanzwe kidafitiwe n'ubundi waje bw'umuntu wari we wese, Imana ishobora kurema ikintu gishya kikaduka, ndetse ikabaza ngo mbese abantu ntibazakimenya. Amen. Imana ibasha gutembesha amazi mu butayu. Kubw'umuntu wayo wayiringiye, Imana ibasha gutabara ikazana ikamena amazi mu butayu. Ibi bintu yarabikoze, ariko no ku kibazo cy'umuntu wari wese kidafitwe mu buhamya uzi, mu buhamya nzi ntumvise, wenda ibyo bintu ntabwo birimo, ariko mfite ibyiringiro, mfite ko kwizera ku Mana yacu, Imana ibasha kurema ikintu gishya kikaduka, abantu bose bakakimenya, kuko ari cyavuye ku Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ndumva amfasha
kandi akampwitura kubwira bene data, nta mpamvu yo kuva ku Mana. Imana yacu tuyiringire kandi Imana yacu tuyikomezeho. Tugiye gusoma amagambo ari muri Daniyeli ibice 3 kuva kuri 1 kugera kuri 3. Daniyeli ibice 3. Katugende muri Daniyeli ibice 3 ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Daniyeli wa igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Umutwe w'amagambo aravuga ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6, agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega, n'abajyanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byaho, ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega, n'abajyanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byaho baraza, bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Amen. Amen. Turakomeza tugire no kuri murongo wa 19 na 20. Reka dusome ku murongo wa 19 n'uwa 20. Haranditse ngo Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso ye hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanure ngo rirushe uko ryari rikwiriye kwaka 7. Maze aturanya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Yesu agumugisha cyane. Aha rero ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Buri muntu wese agira icyo kigeragezo, kandi mu by'ukuri igihe witegereza ikigeragezo cya mugenzi wawe, rimwe na rimwe uragihinyura ukabona ari ikigeragezo cyoroshye, cyangwa se ukabona ari ikigeragezo kirenze icyakwihanganirwa. Ariko buri muntu wese ndagira ngo mbamenyeshe yuko afite icyo kigeragezo. Gusa kubwo kugambirira kubaha Imana, aba bagabo baranesheje. Kubwo kugambirira kubaha Imana byonyine byatumye Imana ibarura mu itanura ry'umuriro. Muti byagenze bite? Umwami yahagaritse iki gishushanyo. Amaze kugihagarika, atangaza yuko abantu bose bazacyunamira. Aba bagabo tubona ngaha ni 3, ariko hari undi mugabo wa 4 tutabonamo. Igice cya Daniyeli gitangira, ubonamo Daniyeli ari kumwe n'abandi bagabo 3, uwitwa Ananiya, uwitwa Meshaki na Abedenego, Meshayeli na Azariya. Bose batangira bagambira kubaha Imana. Bakagera aho ngaho amasomo yabarangiye, bagahabwa ubutware bwose bagashyirwa hejuru. Noneho mu gihe cyabo cyo kugeragezwa, bigaragara yuko abantu bose bagomba guhagarara baramisha igishushanyo. Daniyeli yari yaratonye ku mwami, yari muri babandi bagambiriye kubaha Imana. Ariko ikigeragezo iki ngiki tubonye cy'imbere y'igishushanyo cy'umwami, Daniyeli ntabwo ikigeragezo cyamurebaga, kuko biri nta hantu mugaragaza. Ahubwo igaragaza bano bagabo 3 bari kuvuga bati, twebwe dufite Imana twiringiye, twebwe ntabwo tuzava ku Mana yacu, ibyo ukora byose ntabwo tuzarya igishushanyo. Niho twahise dusoma bavuga bati, umwami arakajwe agize uburakari bwinshi, ategetse ko babafata bakabajugunya mu itanura ryo kumuriro. Noneho ikintu cyabaye kiratangaje. Ibintu byose byabaye Imana yarabyitegerezaga kandi Imana yarabirebaga. Haleluya. Ibintu byose dutuye no mu isi bitubaho, buri Imana yo mu ijuru irabyitegereza kandi ikabibona. Itegereje umunota kanaka washyiriweho kugira ngo ibihamye yuko yabibonye kandi yuko yari ifite umugambi. Nuko umwami agitanga itegeko, umuriro urenyegezwa, ndetse hagaragara ngo n'abagabo b'imbaraga bagomba kujugunyamo abakiranutsi b'Imana. Nguko bakabajugunyemo, Imana yari yiteguye neza yuko igiye kuhamiriza yuko gutabarwa kwayo guhari.
ngo bagezemo uko bakabaye batatu basangamo imana yabiteguye. Ntumbaze niba yarazanye climatiseur imeze gute ituma umuriro utabasatira. Sinzi iyo matiyeri bari bakozemo, gusa icyo mbona nuko umwami yavuze ngo harya ba bantu twajugunye icyambere ntibari baboshye, abandi batiye bari baboshye. Ariko none ikibaye ba bantu nubwo twababoshye harya mu kigerezo twabataye barabohowe rwose. Imana ishimwe cyane. Umuntu ashobora kumboha nyamara mu mwuka ndi muzima mbohowe. Imana intangira ubuhamya. Imana ishimwe. Hagarara neza mu kigeragezo uzasangamo Imana igutangira ubuhamya, uzagaragara ubohowe. Noneho ngo n'abakureba niba babona ntacyo byagutwaye bazatangara, bazanye ngo mbese ko kitamwica kandi cyari cyo kumwica, ahubwo bazabazanya banahamagare bati ngwino hano tubwire bene ubwo buhamya. Abagabo barasohoka babwira umwami bati twagaragaye ku Mana yacu tudafite igicumuro, kandi nawe ubwawe ntabwo twagucumira cyo twaguhemukiyeho. Niyo mpamvu umwami Yesu aca amateka aravuga ngo Imana yo kuba ni mena y'aba bagabo ngo niyibasha gukiza bene aka kageni. Imana ishimwe cyane. Kandi nanone ndarangiza ku magambo ari muri Danieli ibice 6. Wowe nawe ntabwo turi buhasome, abaza kuhasoma basome muri Danieli ibice 6 ku murongo wa 4 kujya ku wa 6. Ho hagaragara Danieli noneho ari magambanirwa ikintu cyagomba kuzamucisha umutwe kikamushyira mu rwobo rw'intare. Ngo abantu barareba baravuga ngo uyu mugabo mu nshingano ziwe ntabwo agira amanyanga. Ahantu honyine twazamufatira ngo ni mu mategeko n'amateka y'Imana yo gusa. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo n'umukiranutsi w'Imana udafite amanyanga ategererejwe kugeragerezwa mu kwizera Imana ye. Niba Satani yaramaze kubona yuko ugeze ku kigero kanaka cyo gukorera Imana, abagabo atakigushyikiriye mu byo kwiba, aza kugeragereza mu bindi byo muri bene so mu nzu y'Imana. Uhagarara ukomere kandi uzagaragara udatsindwa ku munsi w'amateka. Imana ishimwe cyane. Nuko ngabo bagabo ngo baragenda babwira umwami bati rero wa mwami, dore hariho ikintu kimwe mu Bamedi yari yarabaye umwami Dariyo, noneho Nebukadinezari yakuweho na Berushazari nawe yakuweho. Hagiye ubwami bw'Abamedi bugizwe na Dariyo. Bati dore itegeko ry'Abamedi riravuga ngo urishyireho ikimenyetso ko umuntu wese akwiye gusenga umwami. Nagira ngo mbatangarize ko mu gihe kiri imbere ahangaha hari abantu bakiranutse rwose b'Imana, ariko igihe kiri imbere giye kuza kugerageza bari mu isi kizatora amategeko atuma kwizera kw'abantu kugeragezwa. Imana dutabare cyane. Umuntu azageragereshwa kwizera kwe. Noneho warageragezwa usanga uri umukiranutsi utakwiba, ugeragezwa uri umukiranutsi usanga utabeshya, ugeragezwa uri umukiranutsi utsinda kuri kamwe no ku kandi, ariko bizagera aho noneho tugeragerezwe ibyo mu nzu y'Imana. Noneho ariho tugeragerezwa. Nuko noneho ngo Danieli yanga gusenga umwami, ahubwo akomeza gusenga yerekeye Yerusalemu, yikomeza ku Mana ye. Babwira umwami bati wa wundi wa Muyuda niwe udasenga wenyine, abandi bose barabikoze. Nuko ngo umwami ategeka yuko Danieli ngo ajugunywe mu rwobo rw'intare. Ariko n'ibyo ngibyo nabyo nagira ngo mbabwire yuko Imana yacu itazadusiga, itazadutererana. Imana izatwibuka tugeze mu rwobo rw'intare. Nitwahamya uko bikwiriye, Imana izatwibuka. Nitwibuka ko Imana yonyine ariyo tudakwiye guhemukira kurenza uko hari ukuntu twibwira ngo ntabwo nzakora iki kugira ngo ntazababaza abantu. Nutababaza abantu ushobora kuzababaza Imana, ariko nutababaza Imana, Imana izakurengera ku bantu. Imana dutabare cyane. Hagarara hamwe ushaka kudahemukira Imana kurenza uko utahemukira abantu. Niwishyira ku munzani, ugahagarara ku munzani, ugasanga iminzani yawe imbere y'Imana irareshya, ibyo abantu bazavuga uzaba ubyitondeye kuko Imana ishobora kuzabihindura. Ariko nuhamirizwa n'abantu Imana itaguhamirije, ibyo bizaba imfabusa. Imana rero dutabare cyane. Ndi kwerekera ku musozo. Ndi kuvuga ni ku munsi wo kugeragezwa nitwarane. Ku munsi wo kugeragezwa umuntu w'Imana yitwara ate? Bene data duhuriye kuri uyu murongo,
ndabinginze ngo dushakashaka uburyo ki twikomeza ku Mana. Bitangira rwose umuntu w'Imana abaye abatu, bikagera hagati umuntu w'Imana akasa n'unyazwa ibyiringiro, ariko twibuke ko ku Mana yacu ntabwo izadutererana. Ku Mana yacu nituyikomezaho izaheruka kudutabara. Ku Mana yacu nituyikomezaho izaheruka kuturengera. Kandi ikizavamo nk'ubuhamya kizatuma abantu dans notre entourage bamenya yuko Imana yacu igikora imirimo, bamenya yuko Imana yacu igidutabara. Abantu bazamenya yuko Imana iri mu ijuru ijya yita ku ijambo ryayo ikayiririnda ibi bihumbi, ko ari Imana ijya ibasha kurengera ubwoko bwayo. Ndarangije tugiye gusenga Imana, ariko ndabinginze ngo bene data, Imana yo mu ijuru idufashe. Ndabinginze kugira ngo tujye mu mwanya wo gusenga tuvuga ngo Mana twongerere kwizera. Mana niba hariho ibyiringiro byari bitakaye, turakwinginze ngo udusubize ibyiringiro. Uyu mugenzi mu nzu y'igihome kwa Gihanda Bwihebe ngo yamaze iminsi 3 ngo afungirwa none ngo mu kazi ko munsi ikuzimu, ngo Satani akajya muhagurutsa buri gitondo ngo akamwereka, bakamushyira ku mbuga ngo akamwereka amagufa y'abantu bishe. Ese niki cyatumye atabica? Niki cyatumye igihanda kitica mu Kristo na mwizero ko cyari cyabashikiriye? Impamvu nuko ntabwo gifite ubutware bwo kwica, ahubwo cyo kirabatoteza kikababwira ngo bo baziyica ubwabo. Imana idutabare cyane. Ngo cyajyaga kibahagarika cyaba ngo deba kanaka, deba kanaka, aya ni amagufa ya kanaka naramwishe, aya ni amagufa ya kanaka yarapfuye, uyu nguyu yarizeraga cyane yarapfuye, uyu nguyu yari umupasiteri yaraguye. Kikababereka ariko ntabwo kivuga ko cyabishe, kuko bari abantu bagendaga bica kubera kwiheba. Ngo nuko ngo kubera ko kitagifite ubutwari bwo kubica, ngo cyatakikabwira umugore wacyo kiti bari abantu ni ibirimarima, nagerageza uburyo bwose nabakubise ariko ntibapfuye. None mu gihe kimwe ngo umugore ngo nijoro umugore amubwira ati kora bizi tinawamenye, mu gitondo ugenda ubasake abo bantu wamenye ibanga bafite, ugenda ubasake urebe ikintu gituma bagishikirijeho. Muri icyo gihe cyo gushaka kubasaka no kubanyaga ibyanyuma nibwo ngo mu kazu k'ikuzimu umunsi wa kabiri nijoro babwiranye bati ya papa twatinze aha hantu tutazi yuko dufite ngo urufunguzo rwitwa ibyasezeranijwe. Nirwo rwari ruvuga ngo yewe mwanzi wanjye ngo ntunyishime hejuru, ngo kuko ninagwa ngo njyewe nzabyuka. Bene urwo rufunguzo rwo tubwira yuko haracyariho ibyiringiro, ngo yuko ngo igiti ngo niyo cyatemwa, haleluya, ngo kibasha kongera ngo gushibuka, ngo kandi noneho ngo kikazana ngo amababi ngo y'ibitontome. Imana ishimwe cyane. Haracyariho ibyiringiro. Dukwiriye kubwira abantu ngo mwihangane, ariko ngo tukababwira nyuma yo kwabwira ibyurutse imito ngo tubabwire yuko ngo i Yerusalemu ngo habohowe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana rero. Mwene data ukomere kandi ushikame, mwene data ukomere kandi wikomeze ku Mana yawe, kuko byose bizahimwa n'umunsi Imana yagennye. Numara umunsi umwe, numara ukwezi kumwe, numara imyaka 12, hari umaze 38, ariko uhumure kuko Imana yatangiye izabisohoza. Imana ishimwe cyane. Ndashoje rero kandi Imana ikomeze tugenderere. Reka dusenga Imana. Urakoze Mana data wa twese uri mu ijuru. Tugushimiye yuko uri itangiriro kandi ukaba n'iherezo. Ijambo ryawe riravuga ngo nukuri, ngo nukuri. Warirahiriye ngo ntabwo uzagira ikintu wima abagenda bagutunganiye. Ntabwo ibyo wabivugiye ku mugisha w'ibifatika by'ubutunzi uzaha abantu, ahubwo wabivugiye ku bw'ubutabazi uzagenera umuntu wese wakwikomejeho. Ntabwo na rimwe uzirengagiza umuntu wagambiriye kugukiranukira, naho yahura n'intambara n'amakuba, naho ibigeragezo byakwisukiranya kimwe kikaza inyuma y'ikindi, naho yashyirwa mu mbago, naho mwami byagaragara ibye bibaye ibindi ndetse bamubarira iminsi yo gukurwaho no kugwa, ariko Uwiteka Imana gushimiye yuko utazibagirwa umukiranutsi wawe. Niyo mpamvu muri aka kanya nsenze, niyo mpamvu muri aka kanya nkwinginze ngo data buja wera Mana isumba byose ugire neza itorero ryawe iryo wacunguje amaraso,
Mana, abantu bari banyazwe ibyiringiro, ndakwinginze ngo wongere kuduha ibyiringiro. Mana, ntabwo nzi iminsi cyangwa se igihe igihome tukimazemo, ariko ndakwinginze ngo Mwana ugiye kwibuka ubuhamya bw'imirimo y'ibyo wakoze, ugiye kwibuka yuko uri Imana itubabarira kandi ikaducungura ikadukiza. Nuko uturamire kandi uzure ubugingo bwacu. Mana, uturamire kandi uzure ingo zacu. Mana, uturamire kandi uzure ibyacu byari bimeze nabi Mwami, kuko uri Imana y'ibyiringiro. Nuko ukomeza kudufasha no kutugira neza, imbabazi zawe zibane natwe. Mana, kugira neza kwawe kumvikane, icyubahiro Mwami Imana yacu gikomeze kuba icyawe. Abantu nibabona kandi bakumva imirimo yawe, bose bazahagurutswe no kuguhimbaza. Abakorewe ibyo Mwami bazacishwe bugufi, ariko izina ryawe rizashyirwe hejuru. Turagushimiye kubw'ibyo byose Mwami, kuko uri Imana igira neza. Icyo gikomeze kuba icya muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu amuha umugisha umukozi w'Imana Olivier